uyu munsi rero nyemerera mpere kuri Antoine Rutayisire Kanoni yaraye akoze muri rwa rubyiruko iki yezaho oya none se siwe mukozi w'Imana wa mbere ibara kuri Kanoni yagiye ahantu hatungwaga ikiganza gihinnye arahavumura Kanoni ntago uri kunyumva mu gihe umuntu bita Direme Isigaro nawe numvise ko ari muri za kope za soba ibyo nabyo biraza kunsaba ko nsoza ikiganiro tumusengera aba bakozi b'Imana n'abacujara Direme omvaye oya ndavuga Misigaro ariko berereka ibyo ngibyo tumaze imyaka irenga ingahe mu Rwanda habera Afrika haguruka tuheraho iyo yari iteretse imyaka ingahe jara birazwi iyo ngiyo ngira ngo 10 irarenga none se ninde muyobozi wayo mukuru Gitwaza Apotre none ubu ngubu yamaze kuyijyana he nyuma y'inkubiri baye mu Rwanda kugira ngo use kunyumva neza confirmed yagiye he Afrika haguruka yayimanuye Abidjan uri ko Abidjan ngo Naija Abidjan umvaye restaurant sha nanjye kumena iyi mikoro abakozi mbabarira nkubwire muri Cote d'Ivoire ibintu bijye kubera tumenyereye iyi sama y'abakozi b'Imana bagenda gaca ahubwo bakabiharira abantu bo muri Sekira suko bimeze hiringi yamaze kongera kugaruka abakozi b'Imana bamanutse bakadogo bayoboraga none umuvandimwe ari kumbwira ibya Prosper Nkomezi ndagira ngo mbanze nkubaze ngo Julienne Kabanda ari mu rw'imisozi cyangwa nta rurimo nta makuru mfite duheraho oya nta makuru ufite ari katikati nyine mbwira nsubiza ngiye mu minsi ishize naramennye nsanga inkuru yabaye Kimomo abantu bari kuvuga ngo ari gupanga gukora company y'imodoka zitwara abagenzi zino za taxi Julienne iteye ubwoba nyuma ya Grace Room y'inkubiri kuri iyi ncuro mbere yuko rero bakora ya ndirimbo igomba guherekeza The Ben ya mayeri yabanza kugira move akora ngiye kubanza nze nguzitura ibyambonyi. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Right, Jaras Official TV nanone kandi turasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose kwisi yose mu mande nye zisi nk'ibisanzwe rero nkuko mubibona kuri kamera ndi kumwe n'imfura ya data Fura ya data mazi iminsi nasusuruka nsusurutsa n'uwawe yego umeze ute se ubwo nyine abasobanukiwe iyo tuvuga abakozi b'Imana baba bumva iki aho tugana abayumbe ba data none vangamo sirenge ebyiri iyo nikije kuwiteka njya nibuka ukuntu hari nk'igihe nkubaza nti umukada none se umeze neza ugatumbwira ngo ndashima rugira ariko ibyo wongeraho simbivuze flop nongeraho flop mu masegonda 5 ya mbere ijye ubanza umenyesha umujyo turi bugendemo kugira umenye kuko hari igihe bishaka gutangira badadutunga nzikari wa mujyo ariko icyo nkorera cyose jara tunifuriza abantu weekend nziza ariko tunasengera umuvandimwe Rakinze Imana tumutunga ibiganza bamunyujije mutuntu gutya mwa stade amahoro yego sha utabara
dushyuhe twiragiza Imana n'abandi bakunzi be badukunde ja ngo niwe wari utwaye Kamiri ariko abantu ariko reka nkubwira icyo kintu uvuze yego n'ubundi tuvuga hano urabizi hano tunyuzamo tukanakibura nukuri cyane nukuri imyitwarire y'abantu bashinzwe umutekano mu bintu mu ma event ne kuvuga kuri stade mu ma event yose igikunda gukemanwa yenda sinzi umujyo tugiye kujyamo ariko reka ntange nk'udu testimony tubiri ubwo reka kandi bataraza amahindura ya stade Amahoro baramuzi yicara no kuri bande tushe abari hari no mu mahindura yarekereye yego ni umuntu wawo bakagombye kumumenya ariko se back in the days ku bwa batayifa nawe ni umuyumbe wa Yesu yenda tubigende mu guryo sibyo se nawe akaba yazaga kora inkuru akagaye umuntu akavuga ati nk'uyu kuri gate ibaza umuntu uri mu gitangazamakuru gikomeye ibaza ariko tayifumena ejo bundi nagiye mwapere baciye ahantu imbana yaranyetsemo indi timu aravuga ati turakumiriye ciye hepfo masanga bapfa nago naguteye iyo story afande yari hejuru abarambonye ati Erikada uje kuyatara yego banavuze ni reka nje gufana nje kwirebera nimba utagiye kuyatara ngo yaduhe hagarara umfasha akazi baba we gihirira ikindi imbere ariko ubona ko badukunda badushyike kandi tuvuye ruguru bamwe baba baraho nta credit bagwa ntago ariko man biranambabaza sinajya muri wa mwanya wanjye ntabwo z'umugani birambabaza njya muri wa mwanya utari uwanjye kuko nagiye mu banyamakuru kandi gahunda urayizi ko byarangiye ntabwo z'umugani wa kinyarwanda uvuga ngo iki uvuga ngo umwami ntiyica hica rubanda se none se ejo bundi ni wabibonye munyantwara abanyamakuru bari kumuririra ati watwinjije ntabwo wabonye igihiriri abanyamakuru ba Faustinho bande nkwereke video yawe injyana muri siporo style wambaye ntabwo zikwemerera ko uyu munsi tuvuga siporo unyemerere Fisi yaratobye hari ibintu bibiri Fisi ariko aratobye sinashaka kurebesha inyuma nyine aravuze ati iyi gahunda ya orange lumiere bitatambutse mu mujyo wa data uri kuvuga ngo abantu bari kubona uragahondo bibwira impamvu ariko n'impamvu narebesheje iki buriya nabyo bifite icyo bisobanuye kurebesha imbere kurebesha inyuma kujya gute ariko uzanye mu bakozi b'Imana nanahubanuza oya no mu bakozi b'Imana se ibyo ngibyo oya nahubanuza ntago bizi ko se kiriziye iyo mugeze imbere muhita murambika ibintu byose mufite nk'abagiye muri check point icyo nkubaza mu bakozi muhita mumanuka buriya naho nukudondosha oya nta kuboko kwiza badutunga reka na runono wapi ahubwo tugomba gukoresha sirenge nshya twinjira mu bakozi b'Imana icyo nkubaza babonye umukameramani wacu badutunga ibiganza cyangwa byahita birangiriraho oya bamusengera iriya temperature ikoroha baba we temperature yabaye eleve temperature ngo mu masaha y'ijoro arara mu kazi gateye ubwoba baba we none se umukada we ahandi se biti ahandi ndashimira Rugira ndashimira nyine n'abantu badukunda shamaze kubona n'ukuri muri no minsi abantu bagiye banyandikira gahunda urayizi imwe rukumbi ihari intumbero yego apari ibyo bakanavuga ati Imana ikomeze ikurinde turagukunda kandi n'ubu utandeba ijisho ryiza ndabyumva hari abandi bagomba kureba ijisho ryiza cyangwa se nanjye igihe kiba kitaragera ko turakura jara ntago ko twe tumeze 2023 ariko ubu ngubu tumeze ariko tugakunda igihugu tugakunda umuco tugakunda n'Imana kuko niyo wabishatse twinjira muri gospel ubwo rero ni ibibazo byaza tuba tugomba gushima ni ibisubizo byaza tuba tugomba gushima kandi nyine tukamenya ukuntu tubigendamo abatubaye hafi rero muri make nawe wizera yamvuga ivuga ngo mu bibi no mu byiza irakomeye iriya mvugo uzamereza ijambo mbwirize tagira ngo ni bwa butumwa njya nirirwa nza ntangari ya nkoso n'amasomo erega karejyana nawe n'intare bagomba kuza nawe akagira uburyo atera imetero nanjye nkagira agasomo yego ku rwego
rwego rwanjye nta kibazo n'abandi bagira ibindi bigisha cyangwa bitewe n'ibintu maze iminsi nkurikirana mfokasingaho kada ariko se ntago nashatse kuza ngo mvuga ati ibya Karegeya numvise ko atari byiza ndavuga ati mana yanjye nahera sindebye ikiganiro ngo kuby'urubanza mana yanjye ndavuga ati sinari kubitambutsa abakozi b'Imana bagasenga koko ndavuga ati ntabyo watambutsa ariko naramukongeratinze kuri SK mu bambere si uwanjye se n'uwawe uri kumva yego rero Jalasi twebwe by'umwihariko nge nawe hano kuri no platform uburyo wagiye ushepingamo ibintu mu buryo butandukanye niho havuye izina Chief Editor ese ubundi wozanunga ibiganza ryari kwa abandi bakozi b'Imana yego ngutumira ibiganza se ukantungurira hano mu kiganiro oyas amana arihinnye se oya ndabizi nyine nabwo nukuza bu Chief Editor se nago hubagurika umva nkubwire nukuri ibyo byose ndabigushimira kandi nyine niyo mind niyo IQ ariko nanone ibyo twakora byose nuko tugomba kugendana n'imirongo migari ari nacyo kintu tumaze iminsi dusobanurira abantu hanga yego iki cyo nicyo imirongo migari ni ngombwa yego tutarayinjiramo oya ndavuga iyo tugomba kugendana nayo tutarayinjiramo kuko irazwi gahunda irasobanutse Imana iri kubigenza neza uzanyemerera umereze ijambo nanjye rega Bibiliya ndayize se we ntuyize urayihakana mbigishe icyanditswe mu bibi ni byiza tujye dushima bisobanuye iki aho se bivugwa heza bira umwana w'umuntu n'umuntu nyine nigeze kubikubwira ati Imana yatwohereje Satani yari bizi ko turi abanyantege nke cyangwa wapi ko yamuroshye mwiza baravuga ngo mu bibi ni byiza jara nugira ibyago yego intege nke zacu urasiwe Satani wacu ibyo nabyo nyine kubera uzisigarira muri iyi si nabyo uragira ukuntu kwawe bisobanura muri paradise oya ngo iyi si ariko amasuku muzahakora azabanza abagore cyane azabarushya cyane kandi mbona mukunda amakote na karuvati uze muzayashobora bizagorana n'amashakoshi sha umva nkubwire jara urabizi ko izaba ari isinki izi nshyashya mwakubuye murya se munywa cyane murya iki murya iki amatunda ariko se we ukaba waramenyereye ibinyamanyama ukiroha mu matunda urumva dijesi zaba imeze uravuze ngo ahantu hatari agatungo iryo juru ntabwo dushaka oya ni wowe abandi muzamunywa iki ni amaji n'amatunda jise zizakorwa n'uruhe rugari hari abantu bazaba bari mu kazi nta murongo wa Bibiliya uzivuga ngo vino ishimisha umutima vino muzasigara muyibaga se tuzayibaga nta kinya n'ubu menya mutayikunda vino ni ya kiriziya oya ahubwo kuri iyo myizerere yo gutunga agatoki hari akantu bakunda kuvugaho cyane ngo nibasoma gake bacecetse batanduza karuvati shanye baba we baba turumbutsemo nkubonye mu ikote kabiri one ni identity nta kote nta cyabaye cyane ariko jara urashatse kumbwira ngo nubura uwawe ubanza upfuka musenge ushima Imana mbere yo kujya kumushyingura niko iyo verisiyo ivuga mu bibi no mu byiza wowe nibaramuka bakwibye shene hita ubanza upfukame mbere yo tugamba mbere yo kutangira kurega pfukama ubanza ushima Imana ati yenda n'ibara ryari riri hafi kuhaca none barayijyanye dore nsigaye ndi muzima niki iyo verisiyo ivuze oya ntabwo gushima se nuko uzanzane nyine nyisobanure kandi ari cyo kintu nako nanjye nayize neza nzakuzana ni umunsi wa gospel nyihereho nyibage ni gospel se ntose twayireba rega bivuga ngo turi gusoza ukwezi twinjira mu kundi tugomba kwiragiza nyiri biremwe ariko kanatubwira ukuntu bihagaze muri iki gisata tutabanje gusengera rakise rakinze Imana se none se ko nta kintu wahise ubivaho erega mani umunyamakuru mugenzi wacu nakora ikintu tujye tuba hafi nimba ari we tugaya tumugaye nimba atari we erega jarasi nibyo nakubwiye nigeze kugutambukaho bitambuka neza yenda sinzi nimba babyumvise bari bukandeho ese we nimba afite akazi ke nawe ukajya kukarwanira nawe nawe uza kawe ubwo ibyo byaba ari ibiki nawe wabonaga ko ari kugenda ashaka content asesera yego
kandi yaciye na cya kigozi n'ibicyo ubona ko nyine yikomanda. Abahungu rero ntabwo bababwira ngo RBA we biza nyuma hari akantu gatambutse, kandi nawe kuvuga ati ndi intare akagomeza kanukuri. Dusenge rero kugira tutajya mu mwoshya ko bavuze. Yego. None se mfura ahandi ndashima nanjye rugira. Nuko winjira yumbaza ngo ahandi ubwo nabaze kukwataka rero. Jaras official. Yego. Masakarameno yose se warayafasha? Ashwe. So uyu munsi uracikira. Urase hari na rimwe ra utagiye kunyinjiza kwa Maria mubyeyi mutagatifu. Wabimenye ko se Sainte Famille ari hamavubi yagiye gukorera umwiherero. Bagenda bayatera icyuhagiro. Ngo nabo se abakozi ba Yesu bari kuyagira kwa kuntu mujya mubigenza. Oya biriya nibyo ngo muri champion. Aho ni babanyamakuru basebya nyine. Twazanye vare muri stade Amahoro. Yego. Ariko Jaras nkubwire ninshaka mite nijandika. Noneho ndaza gusozanya n'imirongo migari mwumva impamvu nyine ngomba kuzajya ngendana nayo ko ndi umukada. Ntacyo bifite bisobanuye. Kagira inkuru rero. Ariko si yuje ukavuga ati umukada w'abayumbe byo nta kintu bisobanuye. Nturu wabo se. Uyu munsi rero nyemerera mpere kuri Antoine Rutayisire Kanoni yaraye akozi muri rwa rubyiruko. Iki yezaho. Oya none se siwe mukozi w'Imana wa mbere ibara kuri Kanoni. Oya ariko jureka muri Genesis kuwa 4 bariya bafatwaga nk'iki. Umukozi w'Imana uri kuri uru rwego erega babafunguye amarembo yake iminyururu umenya ahubwo yikuzima ibicikaguritse. None se bari abakiraga abakozi b'Imana ngo baba blessing sicyo baburaga. Amagambo se ni yabagameri winca mariko reka mbanze nkubwire inkuru. Oya nguteza amatwi ariko nawe iyo uvuze ngo Kanoni oya iyo uvuze ngo Kanoni yagiye ahantu hatungwaga ikiganza gihinnye arahavumura. Kanoni ntago uri kunyumva. Ubushize se byagenze bite n'umuvandimwe? Ntago yaje nyina seti birengana hatangira ibyo navuze. None se ubugira ngo ntago haba ngo amakuru mfite. Twongere dutangire inkuru. Nimba ari abakozi b'Imana baze kumenya uburyo banambresingerega. Sibyo? Iri nyuma yakoze barajya ahantu mu bajene ajya ahantu muri content abantu bajyaga batunga urutoki bavuga ko isebya n'abantu bakaza bakagerageza gukumira. Kuhaza ari umukozi w'Imana wa mbere uremereye aje kugira ati hari indi miyoboro afunguye. Yego. Yo Mutabazi ageze aravuga ngo ari birere bifunguye kwireherezaho urubyiruko se. None mbabarira tugendane Jara. Mbabarira tugendane rwose mbabarira. Nimbara abakozi b'Imana bisobanuka. Ubwo icyo ndacyumvise. Narindi kukubwira imirongo migari. Unyemereye nakubwira ibya Rutayisire n'impamvu. Ese wowe ufite amakuru nimba kwanza sina Genesis wo mwandiko ni wo mundeviye. Ibyo nakubwira. Ese abantu bajyayo bahabwa akanyenyeri cyane ubuntu. Nayahe makuru ufite? Abantu bitabira Genesis baba batagetinga platform cyangwa hari nagatike bahabwa. Hari akaesanse bakirirwa mu modoka. Esa Kanoni we hari akaesanse yashyiriwemo. Burase waterura umuntu irajoro ntumushyiremo akaesanse. None se sibyo nkubwira ngo unyemereye ninjiye muri gospel. Berereka ibyo ngibyo. Tumaze imyaka irenga ingahe mu Rwanda habera Afrika haguruka. Tuheraho. Iyo yari iteretse imyaka ingahe Jara? Birazwi iyo ngiyo ngira ngo 10 irarenga. None se ninde muyobozi wayo mukuru? Gitwaza Apotre. None ubu ngubu yamaze kuyijyana he nyuma y'inkubiri baye mu Rwanda. Kugira ngo use kunyumva neza. Confirmed yagiye he? Afrika haguruka. Yayimanuye Abidjan. Uri ko Abidjan ngo Naija. Abidjan. Umvaye restaurant. Sha nanjye kumena iyi mikoro abakozi mbabarira nkubwire. Muri Cote d'Ivoire ibintu bigiye kubera. Tumenyereye iyi sama y'abakozi b'Imana bagendaga cyahubwo bakabiharira abantu bo muri Sekira. Suko bimeze. Healing yamaze kongera kugaruka. Abakozi b'Imana bamanutse bakadogo bayoboraga. None umuvandimwe ari kumbwira ibya Prosper Ngomezi. Ndagira ngo nze kukwinjiza muri topic nkuko nafata melody na The Ben nkasobanura ibyabo. Nze gufata Israel mbonye n'undi mukozi w'Imana ntavuze uremereye mbakubita ikigisho mbonye. None se siwe nambona muri gospel.
siwe number 1 ahinjira gikada none se nagiye gukorana indirimbo na The Ben ndamusorezaho nkubwira ngo abazimu barahiye abasebyaga The Ben agiye kujya he mu mirongo migari ya Yesu aho nawe urahita umfasha ya gahunda yavuze muri arena yego Imana itunze ibiganza nde noneho kuri iyi nshuro mbere yuko rero bakora ya ndirimbo igomba guherekeza The Ben ya mayeri yabanza kugira move akora ngiye kubanza nze nguzitura ibya Mbonyi sobanure ese Mbonyi ari hit cyangwa bigurunege bigurusi oya ariko se hari oya nawe uri chief editor wamukuyeho ariko none se ari ku blessing abanyarwanda muri wa mujyo icyo bita jamuye iracyari ya yindi wari umu YouTube urabizi wibuke ko na champion igira igihigagarara igira igihe sikagezaho na za forfait zigatambuka gatangira ibya transfer turahera muri Catholique Sainte Famille hari kwakirirwa abasore bagego zigakinwa awikuro ariko nawe nimbicaka naza kukubwira inkuru y'ukuntu yigeze kuba gashya kugira ngo Amavubi tuyatunga ibiganza 2012 2012 habaye iki hari ikiremwa cyo mu bundi buryo cyatambutse Vestiaire weke none se cyo nkubaza ibyo byose bisaba gusa byose turabyinjiramo yego uragira uti oya ariko nagusabaga nimba ari gospel ni gospel yego ntabwo twajya kure yayo nagusabaga nimba ari gospel nawe ufite imiriro myinshi cyane none se si bisanzwe ugiye gutungurwa n'inkuru ya Gitwaza bifitanu bihuriye n'inkubiri y'abakozi b'Imana cyangwa n'umujyo ese nimba ari turune ari Afrika aguruka kubera iki noneho yahoraga yibanda mu Rwanda kuki tahoraga ituruna ibyo turaza kubyinjiramo tubinononsore gikada tudakomerekeje kandi badutunga ibiganza ntacyo tubyinjiremo mfura umukada w'imfura uyu munsi rero tutangirana agasengesho kuko nanjye shaka umurongo kabisa shaka umurongo mfura umurongo mwiza se ndawubona koko erega ngiye nkunda kuvuga iri mu mutwe uri mu mutwe bitewe n'icyanditswe uri kugufasha na what days wowe ukurikije icyanditswe ubibonye ute ukurikije icyanditswe ubyumvise ute koko nimba tugiye kumanukana muri iyo mirongo erega navuga byinshi jara muri showbiz mfite amakuru muri sport mfite amakuru shampiyona yararangiye duferesta champion APR ariko mu bakozi b'Imana byo hari ukundi kuntu tumanuka ukurikije rero ukuntu ugiye kubimanukamo buchief editor sinzi nimba hari umurongo wahita unyaruka umurongo ubwo se imirongo ibiri populasi yahe za Uwiteka niwe mwongere wanye sinza oya nta iri popula ngemba nyeneye banyeneye ibintu bijyendanye na topic ubushaka za Yobu 28 byaterwa da nukuri none se Yobu 22 oya ngerega simba caka unsomera guryo ubwo ugomba gusoma ibihari ukavuga ati yenda Yesu ararira nkahita mvuga ati nagendana nawe se nkurikije Prosper nkomeza ararira oya ari guseka ariko oya n'urugero nawe ngiye kuvuga ibye ariko nanone ntabwo arashima kadanse witwa Krizo ndasingwa wabimbwiye mu gihe umuntu bita Direme Isigaro nawe numvise ko ari muri za kope za soba ibyo nabyo biraza kunsaba ko nsoza ikiganiro tumusengera aba bakozi b'Imana ni abacu jara Adremis omvaye oya ndavuga Misigaro ariko omvaye babisanisha naho ndibajyanye ubwo biraza gusaba ko jara erega ngewe nshobora no kutagendana n'umurongo ariko ngagendana n'akaririmbo bitewe naho wasengeye nta karirimbo uzi kavuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro baba we ngo kamfashe se sha baba we yego niyo mpamvu rero hari abantu Imana yagiye irindira mu gihugu no hanze yacyo bakagomeza gukora umurimo w'Imana bagakomeza kati niko mukada w'imfura ngenda nakubwira erega iyo nkubwiye Gensi iyo tubona umukozi w'Imana Kanoni ashingira abantu bose abateraganywe ngo idini ngo bagutenda ngo hari idini ritagushingira we hari impamvu z'akabakinga abo bantu
ku buryo nshaka kumena kandi nanjye akandeba ijisho ryiza akavuga ati akavuga ati umukada aratohoza. Mama Scovia yabivuze neza. Hari umunyamakuru hari n'umuntu watangaje inkuru ni abantu babiri batandukanye ariko iyo urekuye inkuru kandi ikagenda ikamugeraho neza nkamubwira ati ni ukuri dore ibingibi turabyakiriye biba ari ikintu gikomeye cyane, biba ari ikintu gikomeye jara. aho turemeranya yego ahubwo ubwo ngubwo wenda ku byo wari uri kuvuga yego bya Afrika haguruka yego reka baryo duheraho ntiduheraho yo ni inkuru nyamukuru. Gitwaza ni yarabyivugiye ngo ndi umwe mu bahanuzi bakuru hano muri Afrika ntukamuhereho. Ndagira ngo mbanze nkubaze ngo Julienne Kabanda ari mu rw'imisozi cyangwa nta rurimo? Nta makuru mfite. Duheraho oya nta makuru ufite. Ari katikati nyine mbwira nsubiza ngiye mu minsi ishize naramenye nsanga inkuru yabaye kimomo. Abantu bari kuvuga ngo ari gupanga gukora company y'imodoka zitwara abagenzi zino za taxi. Julienne iteye ubwoba nyuma ya Grace Room y'inkubiri akava muri mu byo gusenga burundu se. Oya da ko naga business kari ku ruhande bari kubivuga ko ari nabyo biri mu cyifuzo bari gusengera. Nza kumva umwe mu baposo nawe amenaguye ngo ahubwo ngo arakeka ko gutyo sesekara. Noneho iyo si nayo nkuru. Noneho uzi ko byari byagaragaye ko na balance sheet y'umwaka ushize agaragaza nkaho yahombye. Yego aho rero mashyira kabazo ndavuga ngo uri kugaragaza ko wahombye ari kuri mu maproje nkavuga ati iyo nkuru ngomba kuyimenagura. Muri icyo gihe rero nyimena yarayibereye mu Bubirigi Julienne Kabanda nyimena none ubu gahunda ihari ni ukwiyakira. Uzi ko hari insengero zihagarikwa hari n'izindi nsengero zamburwa ubuzima gatozi. Nicyo cyabaye ntabwo urwego rwibeshya. Why not aje none agashyira imbaraga muri Jubilee n'umugabo we noneho babantu bakaza. Tekereza ko byo bitabyara umusaruro erega tujye tunageraho tumena ariko dutange n'inama. Revival Assembly birasobanutse neza. Urabyumva ute? Hari akagendo yakoze ajya kuruhuka kuko yari amaze nani stop almost icyumweru agomba kuruhuka. Haza inkuru mbi bihuriza nuko ari n'uwo mushinga basengeraga bihuriza nuko ari undi mwaposo waguritse nyine yahita mena. Ariko nge mba nkadiriya gikada. Ubyumva ute noneho nimba nta gahunda y'ubuzima gatozi ajye ya public ikamusanga ku mugabo hamwe muri cya gicucucucu yararimo ko bari baratashe kuri Jubilee. Ubyumva ute? Tujye duhera ku bato. Ure guhera kuri Gitwaza. Umuto ninde? Umuto ni Julienne si bisanzwe se. Ese uzi ko Minyoni yaturutse muri Zion? Urabizi nabyuzi? Ntabyunzi. None reka mbikubwire. Uriya nawe ni fada we. Nawe wasengeye umukada. Ariko nge yahanuriye urwaruka rwa umva nkubwire. Nababaye. Nshuti yanjye nimero ya mbere urayizi mu bijyanye na bwotasi. Yego urayizi. Saba n'abanyarwanda ati mwigaragaza. Yego yantungo yaramena ati sinarinze ko ufite siyara shanahise nika nakibuka inshuro namuvuze imvugo ubuhanuzi shano kuri kose papa Jarasi wanjye. Gahunda ya Nzovu ntago azahari zasohorera ya Nzovu ya gahunda ya kanise. Nanjye karaka buriya niko kantu nizeye bazanengushye nkabona asimbuye kuri mikoro ivabura vasha taragendesha. Utunguwe no kumubona ari kumurika imideri. Narikanze. Oya namunyuzamo icyo navo. Oya umva nkubwire imideri ayimurika arikiri umwana nazakura yarabirenze. Uri kumva Jara? Yego. Rero ibyaba byose hano mu bakozi b'Imana tugomba kuzatuza mu ba mbere tukabivuga kubera ko naho badutunga ibiganza. Minyoni yatangire gahunda ze zo mu Burundi urazizi. Yego hariya rero hamaze kugera Zion
Gitwaza ni umukozi w'Imana uteye ubwoba no kugera aha ngaha, none se yaje ahitira mu idini rye, hari aho yasengeraga, ni kwa Masengo se, ni kwa Masasu se, ni kwa Gitwaza niwe fada we, none buriya yego Julienne we fada we ninde? ntago muzi, wabona yenda ari umugabo we. Rero iyo nkuru nagira ngo utange ubutumwa mo gakeya nyine Julienne, utubwire nimba muri Jubile hashya bakagura imipaka. Hashya abantu be barahari. Yego, ariko Gitwaza umufate nk'intumwa sobanutse imenaho abantu amavuta. Yego twinjire fura, duhere ku bana, duhere ku bakozi b'Imana bakiri batoya, abaheze bakrizo, abakozi b'Imana bakiri batoya, kandi mbonyuze kumushyira mu basiniya ntirazima. Uri kuvuga mu bana muri bana batoye, reka naba ba Joshua bamaze kwerekana abasheri babo, hari n'aba diaspora bo muri za France, ubwo urumva nabyo nshobora kubitambukamo gikada. Ubukwe buregereje. Buriya Joshua abantu bari bazi ko ari umukatolike, kumbi sibyo, ni umurokore. Adeperi ikintu kiri ku ndani ntari kubona gisohora, ubukwe watubwiye Gandese bwa mama Arga. Narebye ikiganiro ndavuga ati Imana ibishimirwe, ntago anyahuranyije, bisobanuye ko umuvandimwe amusobanukiwe, mureke nimo mutega iminsi aze hariya byarasobanutse ibye. Buriya reka nshima Imana bro, nshima Imana ni ukuri. Iyo tuvuze inkuru ku bakozi b'Imana bakadutunga ibiganza bakadukunda, wari uzi ko mu gikari cyane akorera hano ku Gishushu, hano hafi yo kwa Rando, uzi ko ejo bundi nagiyeho baranyakira. Buriya wari uzi ko yabaye brand ambassador wa Rwanda My Home Country Protected Brand, we na Masamba. Wibuke ko boss wacu yari umwe, enyewe wa wundi, ariko rero baranyakiriye. Ariko rero kuvuga no gutaruka, yego urumva nari nimo mvuga ni nyine nubundi umunywanyi warugarutseho Joshua ni inshuti ya Arga, nawe mugarutseho karaka geste yakoze gukora fishe momo pay shandendire yo sport akanyenyeri kode nimero izo mu Rwanda izo, noneho mana yanjye mutabare mukoze. Ese ntago YouTube bakandaho yakwiza umujyo wa Spotify, nje nakubwiye ngo hera mu bana, hariho n'abanki bro, hera mu nimba ari Equity bagiranye amasezerano, ariko hariho yababa we simba nkusaba se nguce mu bana sha, ariko ubwo sari gutanga butumwa, ntago twagera tutabutambukije. Mbabarira, tubanze tubyumve kimwe. Tubanze tubyumve kimwe. Nyine urabishyigikiye umukozi w'Imana arebwa ijisho ryiza. Igo True Bank n'ibiki amazi igihe akora mena akora ibitaramo biteye ubwoba. Mbabarira ntukakira amagambo mu kanwa. Tubanze tubyumvikane. Yego, ndinde wo gupinga 11,000 11,000 byabyumvise kimwe nawe. Umuvandimwe wanjye arasesekaye cyane. Mbabarira dore shukura arahageze. Mbabarira zamfashe. Naze muri frame. Mbabarira kuko n'ubundi turi mu mujyo wabo, twageze mu ubundi se kukishukura atinya, ari inshuti yawe, ari umuyumbe wanjye, ntago mufata nkuti, kandi ubushize yadusanze mu nkuru za showbiz, ahubwo ni umuntu utaba muri ino si cyane. Bimusabe cyangwa nitumwe shukura egera hino ihangane. Ntago waturumbuka tabara, uyisujugunya mikoro se. Asanze turi ku kanyenyeri. Nkurikije ariko ukuntu yambaye ubu ndamenya nsobanura ko ari umukozi wa data koko. Abyivugira. None se hari kitamugaragaza, ariko Kigali ni drip mu gatuza ke. Kigali ni drip gahunda irasobanura. Tuze gutoba ariko inkuru y'abakozi ba data. Uyu mubona reka mushyire. Nawe ni umukozi wa data. Abyemeye atejara, abantu bazi abyemeye ateko, abantu bazi nka zanzaririmba, urumva igitangaza se za haleluya. Yego, abantu bazi indirimbo nk'izihera humura, harya humura si yabo, umuremyi nayo ni yabo, urumva. Babarira iminota 2 ngusabe
nyambura ijambo ndatunga umuvandimwe narinzi ko mushogoje ngira ngo reba ukuntu uri kumusetsa yumiwe abyemeye ate koko nicyo narasobanukiwe Kada w'abanyarwanda ariko Kada reka nkubwize ukuri yego karabe papa unyihanganire kuzana kuri kamera urumva wenda ushobora no kuba utari uzi gahunda uko mu rugo zimeze n'iki cyane. ariko hano ni mu rugo cyane byose ubu bireba cyane umva n'ibyo mvuze bifite icyo bivuze Cyane. ayo matitire nagiye mvuga wenda ndabivuga neza mbisobanure cyane ariko dukunda no kukuvuga tukavuga tuti shukuru Narababaye. hari n'igihe ubushize twakuzuje wakweba wakweba ukwebye umukada na turi hakurya mu umukada nabwo aratangira aravuga ati ngiye kuva mu kiganiro ariko icyo gihe navuga nti karume ubu rero nabwo barako yarakivuyemo icyo mbaza nawe umukada ujya umukurikira umukada natangajwe hariya nari ndi muri practice muri ministry ya mbamo ya Gisubizo aya wari wanze kuyibuka irasobanutse mbabarira nkacishemo iyi ni show uraza gutandukanya abantu baramenya uburemere bwa Gisubizo ararume true promises bayitandukanye na healing wahageze naku oya subizi se urabizi ko healing ubu ngubu ihari ni part 2 nabivuga cyane bantunga ibiganza we avuga ati hari abagiye mu byiciro bibiri bamwe bagenda ukuna umukada hari healing ihari ni part 2 oya icyo ndi kuvuga shukuru nawe ndi kumva umwimerere utaratakara ntabwo haramenye fata ijambo shukuru yamenye ari mugenzi wanjye sinamenye hanyerereye buriya yabaga mu isi yacu none izi kwafe ndi kubona zifite ishingiro aya masanga irife pfura izi ngizi ngiye kuzivuga iyo mpamvu nari nkubwiye ngo nari ngiye gusobanurira papa Kamba cyangwa se turi kuri official Jaras official nk'umugabo kurajya bivuga no kuvuga ngo we urabona penka afite yego wari wibajije ku nyogosho yawe urabona penka afite urabona ko ari ingenzi yayo ni ingenzi yayo no kuvuga ngo ugiye kumubaza neza agiye gusobanurira ibintu bya penke yiwe no kuvuga ngo nshobora nanjye kwa kundi bavuga ngo umuntu ni role model wundi yego no kuvuga ngo nta role model we ku kintu kijyanye na penke yemuza afite ordinaire ndaguca mu ijambo umbabarire oya umbabarire navuze amagambo Jaras afite ukuntu aseka kansebya kandi mfite mikoro kansebya ndavuga ati namenya abavandimwe mwakuranye igikondo batatu badahinduka yego urabanza ubwire nimba abo batatu barimo noneho menye kuvuga ibyo yansebeje oya mushyire mva mubwire mushyire muri babiri udatuma nongera nka mu big up uragera muri batatu nyuma neza chief editor busi umuhobanuzi uboninde ubumbaza ko twabara imyaka 20 mumaranye muziranye ikiganiro nkivuyemo nawe guhosting ubundi ceno ni yawe n'ubuvandimwe n'ubwanyu uzi kuvuga urasobanutse ewan ndi ko nurarinda ushareka nde nimba no bivuyemo shene ni yaje imyaka 20 bro uyu baba bamwita amagara yego ye ntunsige shumi oya ho nago n'umujyi wa Yesu twinjire neza uzi ko buriya nari nzi ko namenye ibyanyu kumbi nabivuze mu cyicaro ko nawe ukankunda ukaza kagatunguka kantamo mana yanjye afite ukurete kuri ra gahunda oya abakozi b'Imana batanyahuranye oya ntabwo agenda kwa kudi kuvuga ngo rimwe ahita akora double Yesu we muzanye mu kiganiro mu buryo butuma asubyemeye ute ubwoba bwawe nubundi sujye ushutinga muri Gisubizo no kuvuga ngo ikintu cyose nyeka ko kigira igihe ujye umubona sirimba sibyo se
nkeka ko ikintu cyose kiri igihe oya fimeni ya sanide woro ndabisa arabizi we arabizi cyane no muri ngewe njya ejo bundi nibwo nabwiye umuntu ndamubwira yarambonye nambaye fime none ndamubwira wowe utangajwe no kubona nambaye fime nyine ubyibazaho cyane mpita musetsa mubwira agaterime Jaras ajya kunda gukora we iyo bonye nambaye ganuze nka fime cyangwa wagiye kuzambara ahita ambwira ngo higetseho yes kwigekaho arabige najya n'ukwegekeho rero nabagize muranunguye ukuntu ariko nsanze muri ku nkuru y'umukozi w'Imana baburetse mbanze ngushime umva nkubwire sha ukomeze unkundisha abakozi b'Imana ndi umukada w'abayumba ndi umukada w'abanyarwanda Jara nimba nta kibazo cyanyu mu mubazi uze kuma ijambo none mbonye umuntu wamfasha topic twariho mu masegonda make mufite nta cyanyuma oya wihita mbabarira nanjye nkiyobora nawe tugira igihe tumurekurira tumurekure ariko mubaze nk'ibibazo bitatu basi nancika none se reka turaganira kenshi yashyizeho imyaka 20 wabona ungarutseho oya ntago bishoboka we nimba nta kibazo cyanyu mu mubazi azabikora ikindi ni ari abakameramani basebeje nkabona umwe mu baperezida se zirashotse ibaza abanyamakuru badakupa fisi mujye mwitonda reka ngusobanura akantu kagize ukuntu kugira ngo mve ko iyo myaka ikomeye cyane dufite ukuntu abantu bose batuzi Gikondo baratuzi kabisa Gikondo dufite ukuntu suku tumenya kundi ko kuvuga ngo nukumenyekana bitari sawa batuzi neza cyane kandi no bakatumenya nk'abantu babaye Gikondo nukuvuga ngo Jaras kuriya igihe kiwe kitangira bino bintu byo gukora muri entertainment y'umunyamakuru kuvuga YouTube nari kumwe nawe atarazi bya YouTube akira aho atazi ko azageraho igihugu akajyaza gatanga nukuvuga ngo buri munyarwanda wese cyangwa buri muntu wese tuyi Gikondo wese abonye Jaras nukuvuga ngo bamwe bamwita Jire urabizi ko yitwa Jire sibyo se ariko buri muntu wese w'Igikondo hari izina zikuri Jaras ritandukanye n'ukuntu undi muntu wese ashobora kumufata uvuga ngo Jaras buriya akantu ari mu bwenge yo kubwira yakoze imyaka irenga 5 kuri radio yandi yo mu mujyi yara mu isoko tuyitangaze kuko n'ubundi yaragukuje Isango Star iyo myaka yose yakoze agakora ikiganiro cyitwa Isango na muzika abantu bose babukurikirana agakora ikiganiro muri Sunday night akajya gushaka inkuru kuri tele Jaras iyo myaka yose ayikora nta muntu umuzi ko iwabo papa we na mama we ababyeyi nta muntu umuzi ko uwo Jaras akora kuri radio ari Jaras shukuru ntamene Operation Gentille de yavugaga za Mossad rero ugataha ukarya ukaryama ababyeyi bazi ko ari umushomeri kumba ayoboye igihugu akanezerwa mu mutima ndabyanze Deliverance ninde mwami wa Deliverance hano mu gihugu ababyeyi mbasabye imbabazi umutima ugakora ikiganiro gakira cyari gikomeye ibaza urwego rw'iyo passion yari afite akajya ataha mu rugo abantu bose mu rugo papa we mama we batazi ko avuye mu kiganiro cya Sunday night cyangwa Isango na muzika ubwo kandi niwe wamufashaga guhisha imyenda yahinduraga ubwo urumva iyo mu rugo yabahamya ntago ariyo ariko zorashaka ibintu byose ntago ariyo yari reka dukomeze muri gospel reka tujye muri gospel bimwe batamenye nabyo bivuga ko Jara nawe gira ikintu umuvugaho twinjire mu nkuru nukuri shuko ndishimye uyu mugabo rero ubona nawe si shyashya icyo gihe ibyo avuga we kuko amahirwe yari afite umusaza wumva ibintu vuba arabimubwiraho we ntabwo yabikoraga mu ibanga urumva ariko icyo gihe nawe ikintu yaje kunkushora kuko ibintu byari byafise nk'ibyafashe irangi umugabo abagiye kuri radio and TV 10 uyu nguyu umugabo we oya ajyanywe no kuvuga se vuga pe yego zamuka yaravugaga anakora kuri social media zabo reka nashimire umugabo witwa Fred Yakaremye kuko niwe wamaye yaracyaba i Kigali yego ndakeka sinzi ariko ari i Kigali akaje kurangiza inkuru Fred Yakaremye ndamushimiye kuko yafashije nibura muri icyo gihe impamvu y'icyo gihe urashima nyuma his my role model kuko icyo gihe wese abo batatu bose bavuze cya gihe ni ukuvuga ngo yari ari kuri radio Isango icyo gihe higera kuri radio Janti yari ari kuri contact icyo gihe mwese mushaka ahantu mujya hanyuma asa nk'umuntu kubera ko turi kumwe nawe none icyo gihe ibintu twari tubikunze mu bwana byatari
ninkubwira ngo ni mu bwana kuko Jarasi yanditse kuri website yitwaga Hollywood Star niga segonderi yiga segonderi mu wa urumva ubwo bujana mu wa kane abana basoza kuko segonderi icyo gihe ndabyibuka hari igihe yajyaga amereza yajyaga nsigira nka telefone bitewe n'amasaha yo kwa uploading inkuru urabona ntago isaha yose ushobora kuri inkuru akansigira nka telefone yiwe narinzi nuzo ziwe zose password ziwe zose soza mutwigisha ijambo ryitwa ngo kuba best friend abandi bicupurisha n'umwaka najyaga musohorera inkuru igihe cyo kuvuga ngo wenda ni isaha kuko yabaga zimbwiye isaha inkuru nkuko nguko ibintu nyine byo kuri YouTube nabyo buriya bigira amasaha dabizi imvura mbikurikira ndi mu gikari ariko akajya ambwira ngo nimbiza kugera sangape iyi nkuru uyinde kurire gutyo uyinde kurire iyo muvumo ibintu byose mbizi no gushare 2010 na kangahe 2012 gutyo noneho mwanamenya n'ahantu zishari na page zose hari n'ahandi yigeze kunsebya mvuze ko 2012 yakoraga akazi kahiye nari ngiye kandi icyo gihe ndi kukubwira ibyo bintu byose yagize umunezero ariko utarurungano erega ururungano nanjye icyo gihe narigaga nari high school ariko se twebwe tukaba tujabiriye dusabiriza ababyeyi we wihahira unabihisha ababyeyi ugati bangaburire cyaba byihorere sha ewe we oraza gutubasha kuramena amabanga atari ngombwa oya tugeraho dusoreza ariko niwe wari ufite ijambo gucamo mena nimo mvuga icyo gihe nawe yari kuri Radiant TV 10 yego ariko we ari mu kiganiro cya gakondo na live yari live urumva yego live urumva bacuranga batumira abantu bakora ama live urumva mostly abantu bagakondo ko live babazizi cyane icyo gihe none byari binagoye n'abasani muri moderne benshi bataramenya ibintu bya live yego nyuma ibintu bitangiye kumera neza shukuru nkajya mwumva buri ku cyumweru na wo Freddy yego shukuru ni kimunyuzemo ubwo tuvugana twinjiye mu isomo ryitwa igeno destiny imigambi y'Imana komeza ntugire ipfunwe nigereye ahantu akorera umunsi ku munsi ndikanga najye komeza ubu hamagara umusaza kwa kundi ubuhamagaye umuntu numva nimero isonye ukuntu kumva yambutse tuvuganye ati ndi kurubiri rubiri ni uruki kurubiri rwa kabaka kabaka ni kabaka Jace ati kabaka shati w'amajyaruguru kabaka wanyawa ahantu ati ubu niho ndi ureke cupurine agahanda kawo kajya katsutsa cyane kawe warahageze kitwa Kabakanjagara Road kwaho umwami aragukunda ni nko kuvuga nyine Kabakanjagara yego umwami aragukunda umuhanda witeye ni Buganda kurubiri barubise umujene yamaze gukomeza ati amasomo akomereje urumva kaminuza barayinjiye yego mu minsi mike numva ngo ni president ngo abantu ngaho ndavuga uriya nta ubwo ni muri diaspora imwe mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda uriya nta gihindukiye umupapa ibyari itangazamakuru biba bihindutse guhimbaza ugira yabo shaho ngo wayikoreye niyigeze ayikorera amaboko ninza kuzamuka muri ayo mavuta uranze kurivuga rugira yabo none uranze urarivuga komeza umusaza mbabonye ibintu yamaze kubyinjiramo tuvuganye ati ubu ngubu mba muri Gisubizo Ministry ariko ibyo ubwo mpinnye inkuru ibyo ntari kunyuramo nyine ariko turi kwihuta yego nyine uri kugira nkumvishe guswitchinga kwe yego ukuntu byagiye nanjye bintungura abimenye ariko buriya nibyo bindi waba uruvuze nk'igeno nyine na destiny ntabwo umenya umuntu urumva icyo gihe nge nakumenye mu bintu urumva nguma muri wa murongo nkora n'akandi kazi ariko nguma muri ibyo bintu niyo akora n'akandi kazi oya narabimennye by'irubavu bya sosiyete ntabwo yashatse gufungira Jay Polly hari oya tuzamuke yego nyinshi kuko ntabwo dukereye bihinduye isura nti umuhungu ahindutse umuramyi yego kandi ubona birakora nkiritse hariya ubona biri gutambuka hano umujene muri costume ari gusirimu yego ndavuga bya bintu biri seriye kahe nguko shukuru ngo uyubona aha umujene wo muri Gisubizo
Igisubizo Ministries Minisiteri ifite amabranche menshi yego akaba ingaragu buri yuko umubona izi fresher urabona ataba afite nari ko bimutera isoni oya shoko umva nkubwire ntago oya kumwita ingaragu simvuze ko wenda atagaragirwa ariko kugeza iyi saha mubona ari wenyine duhura ari wenyine pe oya reka bazavuga jara bereze ijambo bazavuga bazabanza bamugereka jara bereze ijambo muze kumfasha iminota ntazi nimba ari 5 tuyiganiremo neza na shukuru wacu umucuti wanjye dusangiye kenshi ibintu wabihinduye naranamusuye oya mbabarira tujye kuvuga ibyo wakoze b'Imana reka twinjire mu nkuru oya ndatunguwe wese abyemereye iki se umuvandimwe wawe ndagira ngo dusoze iki cyiciro oya reka tsoze iki cyiciro arakubwira ngo mbwire uwo mugendana mbigenze mubwire uri ubwo mumve rero nimba Jarasi nawe ari mu bantu hano bagerageza gutanga umusanzu we muri showbiz nyarwanda muri rusange ukara mubaye hafi imyaka 20 n'ubu ngubu ukaba mukigendana ubwo bahite bumva IQ yawe bumve urwego rwawe reka nanjye ndupime minota mike Jara twaye tudeviye ariko ndishimye ko tunari kumwe tuyihereho se duhere ku bana oya nyemerera ngira babyita kwitwerereza buriya siko babyita se buriya ariko mu by'ukuri inshuti wa Mukada oya ni ibintu yakoze nawe yari yagakandishije mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo buriya njya nkunda nuza showbiz yo mu Rwanda ukuntu buriya ngiye hari ukuntu njya nyibonamo njya nkunda kuganiriza Papa Kamba buriya mu gikari ndayizi cyane ifite ukuntu abantu bamaze kujya bareba cyane kote ziri negative bya Atari uri kubyumva bitandukanye n'ibintu akubwiye ngo bagikora muri hakiri ibiganiro byo ku maradiyo Sunday Night za Star Forum buri muntu wese yabaga yicaye avuga ngo ikiganiro cyo kwa gatandatu cyo ku cyumweru ndaba nicaye uko byagenda kose ndaza kumva ikiganiro kandi umunyamakuru wese uri kugikoramo akicara akazavaho ndashaka inkuru y'umwimerere ya nyayo uri kubyumva gutangaza inkuru byabaga bisa nkaho we watsinze igitego inkuru ya nyayo uri kubyumva none ubu ngubu umuntu ashobora kwicara agahita afata nayibonye kuri X iriya post mbona umuntu yanditse avuga ngo koko ngo umuntu ngo kuri iri zina ryiwe ngo umaze iminsi akora ibitaramo kunguzwi ngo ku kigero kingana ngo ashobora kwifata ngo akitwerereza agakwera ubukwe ubukwe bufitiye inyungu ari urugo none se ariko afite abakunzi yego sibyo afite abakunzi wenda yabamenyesheje nicyo nabwira Mukada afite abakunzi kumenyesha abantu be amenyesha abantu be 11 bigakandaho uzagira icyo akora bivuga biti twari twabuze uburyo tuyaguha ariko hajyaho nimero ntago hajyaho banki cyana wadi limit hanze irayakana n'ukorohereza abantu ni bwa buryo bwo gutanga amakuru ukayatanga uvuga ngo nyuma ntihazagira uwibaza ngo ese ubu buryo bundi ntabwo yakabaye bushizeho arashaka gukama abakunzi be bose ntihagire umuntu oya nanjye ndahanga gikada oya ntago si kuwakama shukuru nawe ntiyabura kudefanda umukozi we impamvu tibugire ariko mu by'ukuri sinya nkunda kumva cyane ndamwumva indirimbo ziwe ndazumva kabisa ariko sinago urabizi nawe inshuro nyinshi sinogenda ntashimye katolike buri iriya ndirimbo rero ukuri buriya ntago ari ariko ibyo bintu ntabwo twabyita ko ari ibintu wenda ntabwo natwe twahita twifata nk'umuntu nabonye wanditse kuri X avuga ngo se ngo iri zina ry'uyu muntu byari ngombwa kuyitwerereza anyway umuntu uzabikunda uzakenera kusampotinga azamusapotinga mu buryo bwiwe uko abyumva utazabyumva iyo abanza akayakorera reka twinjire n'uwanjye ni umujene ariko uriya ni umujene reka nkwereke umva Mukada icyo cyo sindi bujye muri aya yego icyo giye nkubwira icyo ntemera biya bintu bya kondisiyo mushuti wawe yashyizeho ngo kwinjira naya biriya byo oya mfasha musubije mikoro iya murambira indi mwe koko ndi Umukada erega niyo bonde y'imyaka mumaranye yamubanuza urabona ko nyine nabaye ibaze nabayandamaye mu kiganiro imirabyo okay ntacyo umwanya n'uwanyu rero fasha nkiyobore Jara kendi tayari kandi minota mike vuba cyane
tugire naho duhinira cyane urakoze cyane Jara. Biriya byo ni igeno ni ibisanzwe buri wese agira no kuntu yubaka umuryango we tukaba duhari hakagira abavuga kandi n'ubu biratambutse kandi natwe ajya tu blessing ariko se gisubizo si ministeri ntago wabonye ejo bundi nkubiri ya ministeri imwe y'umuvandimwe Julienne bura nayo niko bibarwa se twumve haje expert urumva yego ubwo muri kuri Kariba uzi uburyo ubusobanuro RGB yatanze yego sibyo bavuze yuko mu bintu bandikishije ibikorwa bafite bazakoraga ministeri harimo ibintu bimwe bagiye bagaragaza bivuga ngo hari ibikorwa bakoze binyuranye n'ibyanditse ariko bari ministeri yari ministeri tureke Julienne tubanze dutanga isomo gake abantu banumva n'urwego rwawe uretse no kuvuga ngo ministeri wenda nko kwa Julienne wenda ibyabaye kuriye no kuvuga n'ubundi muntu wese ugiye gutangiza kampani runaka ifite ibintu ikora sibyo ni kuvuga ngo hari ibintu wandikisha muri RDB hari ibintu baguhishiriramo ukandika items nizi ibi nibyo tuzakora nimba ari ibintu bya sound uzingo tuzakora ibi sound na lighting cyangwa basanze hajemo akantu ko kuvuga ngo uzarabi na tente hajemo na tente wagize iki wanyuranyije nibyo oya si wo mwandiko mfasha ngo ibyo nuko twagiye tubyumva n'abantu bagiye batanga ibiganiro bahagarariye muri amanalize atandukanye bagiye bavuga yuko hari bimwe bagiye basaba mu bipapuro igihe basabaga gukora ibyo bandikishije hari bimwe bakoresheje bitandukanye nabyo tugarukira gisubizo rero ministeri oya baburetse ngo baze nagira ngo banze ukonfirme ko Julienne yari afite ministeri ariko hari ibintu yandikishije oya sava ariko ni ministeri tugiye kwigisha ariko shuku gisubizo ni ministeri True Promises ni ministeri naho healing nayo ubungubu narabivuze na ararume yabimburiye kubera iki habayeho ministeri nk'iya Julienne kazi gatopinga ikagera ikanatambuka ku zindi nsengero ariko izindi ministeri twumva zihora ku rwego rumwe abantu bazifata nk'ari korari gusa hera aho ngaho tubanze tugupime ndakozi wa Yesu yaje mubwire usanga ugiye kumbaza ikintu cyo gushaka kugerageza cyane ariko ndagusobanurira noroshye kandi biraza guhura uko mbitekereza no kuvuga ngo warumbaje ama ministeri yose ayo nama ministeri akora ibikorwa bararirimba sibyo niko bamwe babaza ariko muri ministry nka gisubizo yego buri ifitemo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye sibyo bafite ukuntu bagirana partnership n'imirenge cyangwa se ahantu bagiye bakorera yego bashobora kwishyurira abana bura ministry yose yaje usanga hajya kujyamo akaruka kajya gusanga ka charity nko muri gisubizo ministry ibyo bintu bibamo harimo amafamiye yagiye atandukanye no kuvuga ngo hari gihe bashobora kwicara bakavuga ngo no si no kwicara birahari birazwe no kuvuga ngo buri gihembwe cyangwa se buri mwaka gisubizo ministry hari abantu isabwa hari abantu bishyurira yego amafaranga y'ishuri abana biga sibyo bivuze ngo ibyo bintu ahubwo nanjye numva ni ministeri byatari ni ukuvuga bakora ibikorwa ntabwo ari ukubabona basohoye indirimbo ministry igisubizo n'ayandi yose n'ayandi barimo na fees ariko ibyo bintu bari gukora ni ukuvuga ngo kuba babasha guhuza n'inzego z'ibanze cyangwa se inzego za leta ukuntu yego ni ukuvuga ngo ibyo bintu nuko babikora bahuje nabo kandi biri mu bintu basabye gukora sibyo rero ntabwo uri bubihuze n'ibintu twiyumviye ikigo gishinzwe gutanga jewe umva ngira icyo nongeraho icyo nongeraho gito ukurikije ibyo Shukura asobanuye yego ikintu cyatumye Julienne atoping yego agatekinga over yego nuko yonsemo ibyo bikorwa biba bigari bindi bikaba bigari kandi izindi ministeri zitabikora kandi kuko zitabyemerewe urumva biragoye wenda dushobora nko kubona konseri ya gisubizo cyangwa yatendinze mu yindi konseri y'undi muntu muri arena ako biragoye ko waba ari umunsi wa gisubizo nka kuri twabona dress room iminsi 3 ubona ari umuntu ubihedinze ntekereza ko gutopinga biri no mu byabaye imbarutso yego oya ntago mvuze ko yazize kuba yaratopinga ariko mvuze ko yararengereye yego twagiye rero yego Shuku ukomeze udufashe mu nkuru ariko ngewe wahageze namaze ku break Shukuru wamubohoye tukajya mu bintu oya mbabarira ni ibibazo nta minota 5 ntago imugoye nari namaze ku breakinga yuko Gitwaza byarangiye
agiye kuzajya gukorera Afrika Haguruka muri Cote d'Ivoire ni ikintu cyiza ubundi n'izina ririvugira yuko ari naho hantu navugaga tujye dukuriye inama cyangwa se imyitwarire myiza ku bakozi b'Imana batubanjirije urebye izi social media uburyo zangiza abakozi b'Imana Julienne we yari yanabivuze ubona ko twamuhagurukiye ubwo nishyiremo nitandukanya na bagenzi banjye tuvuga ibintu bitandukanye ariko bimusiza ahagaze n'abandi bagiye babicamo ariko imbonera yabo yari gitwaza wavuzwe ibintu byinshi bitandukanye ari nayo breaking cyane ariyo nahereyeho ariko muri abantu bamukunda yaragiyemo Kalifani nawe yagira abo umukozi wa Yesu nukuri muri kumezi reka tugenda kumva ariko yanspiye benshi hagiye hasengeriwe benshi barimo ba Minyoni nagiye mbiheraho utarahagera ariko twamukuye isomo rikomeye ryo kumenya kubana n'abantu n'ibituvugwaho ku mbuga nkoranyambaga kandi n'igihe yagiye mu nkiko wabonye ko yagiyemo n'abashaka kumutwara itorero gusa nta wundi muntu neza nukuri turamushima yego ariko we nk'abakozi b'Imana twari tumenyereye ko iyi Afrika Haguruka izika blessing igihugu muri rusange amakorara akabona ibiraka muvoma ba Diane bakava Amerika bagashyigikira ubu na Kadogo turaza kubigeraho yaje gushyigikira healing ariko urabyumva nawe yaje se cyangwa waje madamu we yaje araza byinjiremo uyu nawe ni Zandani ukabe showbiz umenye melody umenye the band uyu nawe healing true promises igisubizo murabifata gute nk'abakozi b'Imana mubonye Afrika Haguruka ikomeje kugenda igera ku rwego rwa Afrika nyine izabera Cote d'Ivoire rero mbere ndaza kugusobanura wenda kimwe icyo ndi bukubwireho ntago nzi cyane kuri nuze yuko kuko sindabona afishe sinabivugaho ko simbizi cyane umukozi we yamaze kumpereza ubwino Papa Kamba yambuje umukada we ajya Zandani wajya Zandani ubwo afite amakuru agavuga ibyasohotse reka mubwire bibaye ari byo kandi byaba nyine bisobanura n'igisobanuro cya izina ry'inoze ry'igitaramo igihe cyose tumaze tuyizi ngiye gushaka kubirenga imyaka 20 na Afrika Haguruka ibo buri yari ari umukozi w'Imana ni apostle ngewe umugezeho kuri ngewe ngira gutya cyane ni umugabo ukomeye nk'ibyo byose uri kuvuga uzajya gusangurwa mu bintu niyo ahuye n'ikibazo uzamurebe afite ukuntu uburyo akivamo neza ubona ko ari marayika ntabwo rero nagira kuri apostle gitwaza ngo ngire ikintu mvuga kuko sinzi nawe makuru ya nose ariko bibaye bigiye muri Afrika gutyo naragushumbye aho usengera cyangwa nabashije kuyoboka amateraniro yaba yayoboye cyangwa se ari buze kubwirizamo nagiyeyo kuko si usengera he nimba atagutera reka Fosque yanajyaga njya kubaramutsa usengera Fosque usengera he ubwo mba nivuza abo najyaga sengera mukanda hose warahagiye wowe Fosque wagiye henshi bakomezaga zazindiro wagiye henshi ntabwo amaze icyo kibazo mugende nakikubwiye kubera ndi proud y'ahantu nsengera cyane Papa Kamba warabizi cyane nta hantu nyine mbanzi buriya ntabwo ushobora guhindura itorero n'umuntu wahinduye itorero burangiye sinzi hatabayemo izindi mpamvu ariko umuntu ushobora kumva ngo yaragushumbye igihe runaka nka pasiteri wawe cyangwa se umuntu uzi ngo mwabanye ibi bihe wabaye muri iryo torero uko ngiye itorero ryanjye ni Silowamu Evangelical Church Silowamu kwa wa mubyeyi sha hari eglise ya wa mama mwe mwari muturanye kera ariko ubu ngubu hari eglise nyine yacu sigaranye iminota 2 akagenda oya nge nkasoza ibyanjye kwa umuvandimwe se wanamusigarana oya ntabwo mvuze kugenda atashye ndavuga ave muri frame umbwira ibya ufite ni testimony nshaka ko gukuraho ubundi nkinjira mu kibazo cya nyuma ufiteho kinakureba n'ahantu usengera ariko we imyaka umaze usenga wubaha Imana hari amadini koko agera ku rwego akarekirita abantu cyakajya bahemba kugira ngo abantu bayoboke iryo dini hari any testimony waba ufite uzi ko ibyo bintu bibaho yego uzi ukuntu se bibaho byahatari se byarase naramubwiye abahembwa sha abarekiriswe zatege zasanesha agaciro baba we twigire muri nyamukuru mu eglise mu bintu by'ama eglise habamo ibintu ngewe ngenda bireba nyine
ariko nimba abantu bashimye umuntu bakavuga ati nimba n'umucuranzi azi gucuranga wenda piano runaka si byose nkuko uri kuvuga ngo abantu ngo gusirimba hari umuntu ushobora kuba azi gucuranga iriya nuze iriya keyboard ariko akacuranga muri nuze muri genre ya nuze y'igisirimba si no kuvuga sebe ari igisirimba reka nshimire n'umupetit frere witwa Musabwa n'abantu bose baramuzi yagiye akora na Frank Atarani wamujene wari uzi gucuranga cyane yitwa ni petit frere witwa Musabwa mwe tuziranye ubwo ajya kuzana muto muzungu yitwa Musabwa yego umupeti w'umuhanga cyane urani petit frere hariho muri Kenya nahuranyije ushobora gusanga afite umuntu wamwigishije wundi ukomeye cyane witwaga Mbangutse yigeze gukora kuri Mbangutse ndamuzi cyane wango bari abantu yari nicara ngazanicara buriya no kuko abantu bize piano bayigira mu muvandimwe acurangiraga keyboard True Promises yitwa nde w'igikara anaririmba yajyaga blessingana na Trezor cyane ahubwo ukomoje ku bantu bo mu gihe cy'urungano rwacu twakuranye nyine umuntu agafata indi kariyeri kubera ko Shukura ari hano bise nkurura Kingdom Kingdom se rest in peace va bravo man bro kubera harya interi ministeri se yari ministry nubwo birahari abakimisange gutya se ko mutavuga ko ari kimwe yose ndakubwira sinakubwiye ngo kadoga ari Kigali petit frere nge urari petit frere urarabizi reka baze gusobanura ibyo bintu by'abayobozi bayo akubwira leta aragusobanurira impamvu yabyo sinshaka kubaza kumuca mu ijambo abikoreho ko icyo gihe ndishobora kuba ndi mu bantu bajyaga nibura bifuza kumubwira ngo cyane mbabari uhereza abatipe interview indirimbo basi yabikira kubera yuko ngiye muri ngiye mfite ukuntu buri abantu benshi bajyaga bareba Jaras bakabasi umuntu urabona ibintu byo bitangazamakuru bakabati umuntu arakaze byatari kandi ngiye ukuntu tumeranye namunzi ko Jaras muri ngiye nimunyuraho na za page zose ubwo bungira ngo hari umusaza nje ribaza nayo na managinze page nyinshi za Jaras nyinshi twatinda muri byinshi ariko mba ngira ngo umuvandimwe wanyemereye kugira ngo azanansuhuze mu kiganiro rega nanjye businzongera kumufatisha uzaho namuhamagara ngo ngwino mu kiganiro ahubwo ubu ndagikoze ubu birarangiye se ubu hamya murabupfubije gusa umva nkubaze ntabwo twabuvuga nonanga ku bwacu burabimenye oya ntacyo ariko buryo ubuvandimwe se ko ari ikintu gikomeye ariko Shukuru twakubonye muri Gisubizo Healing igiye gukora gashya iri gutegura ibintu bikomeye kandi mugiye kuyisapotinga nigeze kuvuga kuri Prosper Nkomezi gato y'umukomozeho n'uburyo umubona ngende timu rasobanutse yego ariko uze no kwinjira kuri Healing gatoya waproshe kiriya gitaramo cyabo nigeze kumva ko na famille ya Adrien yasesekaye mbese uhaceho gikada tuvuga amakuru nari nazi telefone kubera ko Healing kwivugaho ni ministeri ngewe iyo nyirebye irimo abajene kandi bafite courage ku kigero cyo hejuru n'abana badacika intege abantu bamuvuza abana hafi nimba ari kuvuga ngo Healing iri hejuru kandi nawe Gisubizo ari yarube hafi impamvu yabyo ni Healing yabayemo ibyiciro yaje kubamo ikibazo mu minsi yashize urabyibuka hari ibintu byaje mu byo kuvuga ngo ubundi yari Healing mbere yari Healing nimba yakoranga korari sibyo none mu minsi ishize hazamo ibibazo wabamanagingira bamaze kumenya ko YouTube iteye imbere bamaze kubona ko kujya muri details zabo mikoro barongora aba diaspora ngereka mene gikada nyine gikada ariko sicyo najya kuvugaho cyane kagari wamucika oya kumucika ndamucika nuvuga ngo urazimiza ntabwo wazimiza uri kumwe n'umukada ndamucika aramena none ikintu rero cima yuko Healing mu mbaraga zabo zo kwiyubaka none ahangaha bushyashya nka Healing nyine ministry uko yabaye ministry bari gutegura igitaramo yego sibyo kadogo yaje nkuko babivuze abantu bajya bumva ukazira bakazajya bagira ntukagarutsikeho buriya hari ukuntu buriya tuziranye mu kuntu ni petit frere mu kukamwita buriya umuntu ukurikira ikiganiro umuntu uri kuri iki kiganiro tuziranye aramenya impamvu mvuze kuri ibyo bintu aramenya impamvu bavuze kuri ibyo bintu ariko shuko yime kandi iyo yijanditsemo buracyafone nyine ngiye kubwira ikintu
nabyo byiteguye konseri yabo reka basi maze nyibabwire uko mwafashe ntabwo nagenda navuze konseri y'abavandimwe konseri y'abavandimwe iri kuri tariki 15 z'ukwa gatandatu 2025 ejo bundi izabera muri ka Kigali guhera saa 11 regira ni 5,000 VIP ni 10,000 tebo y'abantu 8 ni 200,000 one seat ndabona 25k hano rero muri ministeri harimo umuhungu wanjye yego oya nibyo abantu kandi akaba n'umuyobozi yitwa Ntwari Didier afite bajya babyita mu misozi hakurya imisozi miremire birasobanura afite iharusi iharusi se nimwe muyumbujima hafite ye mani bishimirwa mfura oya n'umuhungu wanjye oya umva gukira muyumbujima uramuzi umukire muri showbiz ndamuzi wakurya iharusi ahantu bita Uvira mfura nari kare kwitegura se narinze bura muyumbujima ntago gahunda ntago isanzwe gangona katikati harusi se urayizi oyo ngo narinze karubu oya ubukwe harusi n'ubu yaje rero byari bicaje oya n'ubushyo oya bwo nari naringize n'ubushyo oya ni harusi reka nsobanure ntakomeretse muyombo uribuka nkubwira ko yageze katikati aba bodyguard apana bouncer ngo afite ubushyo Uvira ngo buteye ubwoba umuvandimwe se azarongorera hakurya mama yakari hano bicemo neza wawe ariko we nizere ko nta kanyenyeri kari butamu n'umudamu na fiance ari hano yazanye umuyobozi muri Healing umuhungu niwe muyobozi abi Kigali umumama yake avuye katikati kwa trata kabisa ubwo byumvikanye so dugwana mwifurije ubukwe bwiza oya yegeye gukora ikintu mu buryo bwanjye kandi ariko akakubwira yego sibyo se cyane ariko mbere yuko urangiza ibyo bintu bya Healing ngiye nari nakoresha ibintu bya Kingdom uhambaje ibintu bya Kingdom kubaza amakuru y'abavandimwe Michel mukorege wawe Michel se Michel kweri Michel mukorege wawe munywanyi Michel na sister we Chance urabyuka tujya duhurira mu mujyi bari gushaka promotion y'indirimbo ya Kingdom bamubwi naraplayinze kuri nuze ari uko najyaga mbigenza ukuntu ariko bava Kingdom man urabizi oya niyo haba giti icyo nicyo ngiye kukubwira cyo ngewe na Jaras dukuntu muzi ukuntu ngiye nakubwiye ngo najya bambwira Jaras ngo prenga uyu muntu nukuvuga ngo ntago namubwira ngo ntago nashobora kumubwira ikintu kitari kizima abo bari abana bari kuzamuka ibaze ko bagiye gukora indirimbo icyo gihe uribuka ko iyo production yabo yari ya piano yego sibyo piano agezweho ku kigero cyo hejuru icuranze muri nuze irimo na nuze zabo nkuko kakanya wajya gukoresha indirimbo ya gospel iryoshye we byumva uko iryoshye babona ari abana batoya none bari kuzamuka muri quartier abantu burungano harimo na Iva Brava ni ya ministeri wa munywanyi uri za Canada Bon Viva ntiyabagamo Bon Viva wajya kuza mu interview yacu ya kuri eglise wacu ya akwe niwe ukunda kuza mu interview hari igihe twayatumereza mu interview yari muri Siloamwe niho yaraje avuye i Burundi ahubwo nanamusuhuza ahantu ari Canada araka video mu minsi ishize waretse uko nimba mujya mukurikirana cano ya Adrien Misigaro wana abanywanyi turabasuhuje kabisa turabasuje bose umuntu witwa Michel umuntu witwa Chance Mushekewe Chance umuntu witwa Michel na Chance n'abantu bafitanye amateka akomeye abo ni abakorege biwe uwo ni musaza na mushiki kandi bose bari muri Kingdom none ikintu gitangaje umusaza umuhungu twiganye secondaire umukobwa twigana kaminuza bakureba ijisho ryiza se aho niho yakuye rero ubutumwa bwa Yesu aravuga ati aho kugira ngo nzaka umuntu amafaranga ansabye televiziyo uri kumva shuku aho kugira ngo Jaras azaka umuntu amafaranga amusabye televiziyo bimwe wari ukomojeho aravuga ati ngewe uwo mujyo sinkugendera ayihorera karakano nakagushimiye nukuri yihorere shene ndamenya uko nyimanaginga ariko kujya uzira ubuntu bingore ngushepinga ariko urumva ingaruka z'abakozi b'Imana yagendanye nabo kera ariko yakoze ibintu byiza bibisi byiza byataka byiza cyane
kuko Jarasi ari mu bantu usubize se na ya system yawe utajya muri ntabwo Jean Dikoma oya ahagaragara bandobing tuyiziranye ukuru kandi dufite impamvu nambana tugiye kuganira impamvu yeshyi nge naragowe ngewe sinjya hariya ariko imbere ya kamera nkagaragara kuko ibintu oya reka mubwire iminota ibiri iki kiganiro nicyarangira Shukuru ni umuntu unzi cyane twagiye tubona korari ya mbere ya Blessings igihugu se mu bakozi b'Imana si Rehoboti urabona Rehoboti ntuvanga ibi ntabwo Rehoboti yari korari ministeri nararume yabaye ya mbere ariko Rehoboti buriya nayo yaje kuba minisitiri aho niho dushimira rero Masasu niho dushimira Masasu si ya Blessing agasi ikimisagara nimba nibeshye ari korari hakirimo Barirane Kabaganza ba Douglas abantu bamwe bagiye bari hanze sibyo yari korari yo muri restoration yari kwaya hari utuntu twaje mukuru basanga ko burira kwaya ni hejuru kurusha ambassador uza album z'abara batipe album yabo yari indirimbo nari mu mwijimo kabije muzasabwe yabwira muri ki umbiyo nakundaga mwendo uteye isoni yesankuramo nari ndushe nk'uyu muma yesu araza ngwino mwana nkunda shanka uruhure umva nkubwire umva iyo nkunda ivuga ngo uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe haleluya uwo ni umukanda w'abanyarwanda oya reka nkubaze nyaruke oya gisubizo nuyise umva nkubwire rero tunyaruka nge mfite akadibeti k'amasegonda kuri Mbonyi umbwire nk'abantu bari muri korari bareberera yego ariko gatoya gisubizo duha ubutumwa muvoma yayo gatoya ariko uze no kuyintandukanyiriza na True Promises na Healing icyo kintu nurakivuga mu byukuri bitandukaniye he byarushanijwe iki nk'umuntu wabibaye nakubwira gisubizo ifite izina riremereye ku buntu yego ubuntu ntiyapfa kubimenya ariko buriya nimba ministeri ishobora kuba ifite amashami mu mpande zitandukanye z'isi sibyo ni ukuvuga ngo bari kugenda baronshinga Amerika hamaze kuba branch agera arenga 3 muri pays Canada bariyo Australia bariyo mu Burayi bariyo mu Burundi bariyo Kigali hano mu Rwanda ho intara hafi ya zose Huye za Karongi za Nyamagabe za Musanze bro gisubizo za Muhanga itangira ryayo buri itangira ryayo gisubizo ministry itangira ryayo riri hari igikondo ndani wacu muri ekoreza irwaza ko se kapiteni abantu bari bavuye hakurya ukuntu ese muri gahunda yatangiriye muri ekoreza irwaza hari munsi mu butare hari habaye igiti kivuga mu butare cya giti ya mwana bajyaga bakira bavuga ngo abama mupapa subyibuka ndabyibuka muri ekoreza irwaza buriya ngo hari igiti ariko gifite icyo cyajyaga kibamo ngo biremereye simbizi mu kiviraso jara wagize ubibona ariko ipamba nayibonyemo ipamba yo yabagamo kwabagamo nuze zikora ipamba ariko bakavuga ngo bigeze nijoro hari turu bavangagamo barakabyaga urumva ntago wavuga ikintu utabonye barakabyaga ibyayo byo kuvuga ngo uravugiriza ngo inzoka irarije isubizo ministry yazahora hano kabisa wanavuza kanyuza mu matama gisubizo ministry bura yatangiriye ara muri ekore ari abanyeshuri biyiziye barareba uburyo bazabahuza ukuntu babona nta bundi buryo urumva bari baje bisanga bavuturutse hakurya baza hano urumva rero ministry yabo ni ikintu kinini ntago ngiye nabajya kuyisobanura ko ministry ya gisubizo irakomeye rero ugiye kwigeranya na True Promises sinajya kugereranya izo ministeri ebyiri kuko zose ugiye kureba ikintu output ibintu batanga ubaye uri umuntu wumva indirimbo ngewe Jarasi warabizi kandi tugihurijeho ebana nshobora kuba ngira ugutwi ko kumva muziki
kukigira umuntu wese Sekiro urayumva nakwahuranye ariko gato singiye kujya mu bintu byinshi tuvuge fact iyo tubonye nka famille Zebedayo isa nkaho ari ba bantu bari muri True Promises ese nta kintu biba biri kugabanya kuri ya kadanse yabo healing nayicikamo kabiri hari ikigabanyije gisubizo yagiye basude no kohereza aba mambure bayo muri diaspora cyane ni irindi turo ni yindi support baba bohereza byubona ko bitagize uruhare kuba mwe mutarigeze mucikamo kabiri ariko ukabona abandi bari kugenda bagira utuntu dusa nk'udushami twabagabanyiriza imbaraga nyine uvuze True Promises na healing True Promises buriya famille Zebedayo kandi bose bayoboye nimba harimo Diane nimba harimo Dirija mwenyewe Trezor nimba harimo bari abahungu bose umuhanzi wamo witwa Sava arakomeye yego ariko nawe bya projet uwo Sava niwe witirirwa papa na mama oya ntabwo ari babana ariko afite n'umuntu ukomeye cyane yego so icyo rero ningiye gukomeza wageze ariko reka mbaze nanavuge kwanza kuri Gisubizo bafite indirimbo nshyashya cyangwa se reka mbivuge neza dufite indirimbo nshyashya yego yitwa Nzaririmba uyu muntu wayiteye bamwita Aline Ape aba mu bantu ba Bekinga Israel Mbonyi ndakomeje no gushaka kwibaza kuri Mbonyi nukuba ni indirimbo nziza buri muntu wese nagenda ajye kuri Gisubizo tune I think ariko channel yacu yitwa yego bagende bakurikira iyo indirimbo nziza cyane ivuga blessing hanyuma ibindi bintu byose bigendanye na gospel kabisa nubikere uzambwire tuzabivuga rero reka nkubaze cyanyuma ariko mwebwe mu bakozi b'Imana Mbonyi ari kuba blessinga kuri ya kadance yamenaga cyangwa no gusubira inyuma birashoboka bibaho mwe mubibona ugiye gutuma njya muri ya system yindi y'aba bantu bo ku mihanda ku oya ejo bundi nawe ubwiwe yaricaye sinjya mu bintu by'iru nawe ubwiwe yarapostinze ku isabukuru yiwe nyimba ujye ukurikirana Instagram cyangwa izindi mbuga ziwe zose nawe ubwiwe yapostinze ari kuvuga ngo birashoboka yuko izi account zitari zikibaho bagira ngo mfashe papa kamba ubwiwe yaravuze ngo ntabwo nari nzi ko Instagram yanjye kibaho ariko disi ni umukozi w'Imana ebwangirana agafoto na Mbonyi kera Jaras yanjyanye muri konsi twese tukimeze uko muri mu Rwanda urabyiga muri stade muri for the first time igitaramo nibwo bwa mbere n'ibintu bya leta yo gutanga amaraso sinzi ko yego agafoto kuntu I remember niyo interview ya mbere Israel Mbonyi yakoze mu Rwanda muri Sunday night ninjye nayimukoresheje I remember iyo nindi breaking ariko jumfasha hanga turazamuka none ubu babayingana rwamwirukanka inyuma oya abakozi b'Imana yari no gukorana n'abantu bo muri Sekiro event we yaje ari we mu gospel wenyine hari Israel Mbonyi hari Dream Boys hari na Jay Polly hari muri gahunda yo gutanga amaraso birashoboka turi kuri Israel stade Mbonyi yes petit stade yaraje mu interview fata ifoto kumwe bafata agafoto angana nkuko nyine ndabibona jara wariteretse kabisa sinzi ukuntu ugiye gusezerera umuvandimwe yego dishimye kuba kuri no channel buri muntu wese nsuje umunyagikondo wese ariko ubu utari mu nyenero oya ngusabira igisubizo ni kugira media officer ngewe urangaje narinzi kuri bugwa igihumure natwe twitoje ukwezi none we ku munsi wa mbere oya nge ndika iyi nisiye ibyo yarabizi nge ndikanze ibi byose arabikurikira showbiz ujye uyimenya se oya wiyizana oya ariko Medi nawe ari hakurya turamusuje kabisa oya ariko Medi yaje mu mujyo wanyu showbiz ubu turasuje tonto kabisa mwarishimye sha yatereranye showbiz indese Medi sha oya umukada nawe uri kuba oya hana ari ariko nawe ugiye kumera nk'aba bantu nakubwiye ko ugenda ubuganiriza abantu b'imbere subiza mucike umukada mucike ntago wabivamo ariko sanabikubwiye ariko se ntunga ibiganza nanjye muri iyo televiziyo reka nk'imibare yanjye ngarutse kuri concert ya healing yego ya reka tujye dupromoting ariko abantu kandi tuvuga ibintu byabo bakiri baduhesha umugisha baduhesha umugisha abantu bazabashe kugenda guheshwa umugisha bumva indirimbo nziza z'aba bantu iyi ni ministeri ifite indirimbo nziza rero nari nkubwiye ngo harimo Ben na Chance yego Ben na Chance abarami yego ni kapo kandi turashima Imana yuko Imana yabahaye undi mwana mu minsi ishize bari barutse congratulations se wa muto wacu shajara
wa mujya abakozi b'Imana aba bari kuri rwabo biryoshye se iyo ubivuze uraryoherwa kubera yuko iyi ni famille yabaye ubuhamya bw'abantu benshi muri kino gihugu muri abafite indirimbo yitwa Yes arakora urumva nubwo utarasubizwa wowe ariko nuzakuka umutima hari igihe nawe byawe bizacamo nuko ngo indirimbo yari ije bamaze kubona urubyaro babyaye umwana yitaye Imana muri ko ridashira ariko none bamara igihe kitari gito batarongera kubona undi mwana no kuvuga ngo niho amashimwe yose y'aba bantu uzumve na testimony zabo n'indirimbo nyinshi ziba zibereye ya ni ubuhamya zaburi ndirimba no kuvuga ngo bahora muri nuza mu mashimwe kuvuga ngo harimo na Papi Clever na Dorcas ni abantu bakora ndirimbo za Okovu ngo tuvuye muzaza we urabizi se umuntu ko urabizi ko umuntu ugicuranga piano y'aba bantu witwa Merci uri kubona yacurangiraga hembere Merci no baracuranga acurangira healing mbibwira umuvandimwe se mubwira ati Merci ariko Papi Clever kamuhemba neza kurusha aho nyine mba ninje kose cyo nshima Imana nuko ari umuntu nyine duhereza vibe kandi ubikora neza harimo na True Promises wavuga se Dr wo muri Kenya rero reka ngujike abantu bazitabira no concert kandi mu byukuri gospel ni ibintu byanjye na Jaras ndabizi ko tubizanye babarira umpesha umugisha naje muri gospel oya umpeshe umenye imibare yanjye 10 abanza akanyenyeri imbere nokora akanyenyeri iya iPhone kira abantu ba Michel yego niba babona ikiganiro bazareba ukuntu babigenza se ba Michel bamwe babakapose oya reka bariya baratuvugisha yiganye mu byiciro umwe yiganye no secondaire musaza we cyetse bamwe bigana kaminuza ubwo mbone yo gusuza uri mu mwanya wacu witwa Rvini directeur Aruvini ko nabonye wamuzindukirije ku bikorwa by'indashyikirwa kuri stade uriya ni wewe reka ngusezerere ndishimye twagiye tugirana ibihe byiza nawe kandi unasengereye ishene niyo muvandimwe ubwo rero no kuba unadutunguye ariko ukanaduha agaciro ukaza ndatekereza namwe nyewe chief editor ari bube proud ego ikindi yarazi ko nashobora kuza kuri kamera icyo nkuzi najyaga musaza ukuntu kwambara neza byo nibyo bintu byawe ngo ni indwara ni ukuri ega ni ingaragu ari ku isoko ese nawe gahunda n'igihugu cya Sezerano mu mujyi wa Gikada abayumbe barangu hari ahantu twagiye barambwira ngo bazakire reka gwereke bikurikirana urakoze cyane Jaras official turishimye umukada reka dusoze ariko wumvise ibya Bija umvaye ibya Bija ndabyumvise hari umuvandimwe navuze mu mayeri none yari kurekura imifiriri zo gute afite ruhinja witonde udakora tushe ntago ari bibi hari cadence na decadence iryo somo twaryigisha ariko nimba abakozi b'Imana bamaze iminsi batungwa mitoroshe na Gitwaza yari kugenda akashinga ibirindiro neza Texas akadusengera akatumenamo amavuta agatangiza na turune ejo ni Niger why not South Africa korari ya mbere na Raymenye ba South Africa muri gospel yitabiriye za Grammy witonde ari kwagura dusoze dukoma amashyi imikoshi yari hariya aho navuze kanoni yahatunze ibiganza Gitwaza agiye kuzenguruka Afrika Minyoni nawe nakomeza atera imbere u Rwanda twagura imipaka mu bakozi b'Imana dukumira abandi bazamura amadarapo y'icyo navuze Jara mu nsengero zabo Imana iduhana umugisha Jara